inzovu y'imirindi. Nuko byagenze da. Ndabyibuka icyo gihe ari muri 72 hari ubwo nahuye na nyuko. Yari ari kumugezi. Yari umukobwa. Yes. Ino mwiyo minsi. Ako se kwindi? Wanzanira kugacuma ko numva inyota igeze kure. Kandi nkaba naganirije umwana nzanira agacuma ariko. Gera vuba. Umunsi w'ibyishimo byavuye hera. Hakiramo gutisha telefone shaka. Ati. Muri minsi. Mukwiriye. Yari yagiye kuvoma. Abagikwira. Cya gihugu cyaguteretaga bakitaga gute? Samusoni se. Samusoni ngo bararufunze ruriya burya barufatanye kanyanga. Bararufunga. Arakwiriye rero. Nuko twabaye mwana we. Akosubundi. Hoya shani. Twabyitaga kurambagiza. Ntabwo ari guteretara kadu. Yose nta kibazo ufite ko ngiye kugira. N'abaciye mu ijambo. Ko numvisha abantu bavuga ngo umwana utaganiriye na se namenye se kuri asize avuze bisobanuye. Ako hari n'ikindi kibazo mfite. Ko numvisha abantu bavuga ngo aho inzovu zirwanira ibyatsi biraharenganira byo bisobanuye. Segase. Na segase. Bino tubivugane. Bino tubivugane rwose si guseka icyo. Bino tubivugane. Ibi bintu byo muri ariko wirakara. Uziko ni mega mutumenza kwibi. Ariko reka umwana kubaze, reka umwana kubaze. Biramye yabibwiwe niki? None se urabimbaza ntase ntibiga. Ni wowe ushaka kunteranya nawe. Oya, subiza umwana wabwe ibyo akubajije. Hajya ngo umwana utaganira. Oya ngwino ujye kubimubaza neza. Kiracyana. Oya ni icyawe niwe wakibyaye. Akubona ni wantuburi. Oya tugende. Nagutuburiye iki? Ni wewe wayinteye. Mvuga ko gisubizo. Igisubizo se tukiga kubundi uwo mwana. Ubona ni gatumwe. Ubundi ngasubira n'icyo kibazo se numva. Nyine narumvishe ngo umwana utaganiriye na se namenye se kuri asize avuze. Umwana utaganiriye na se namenye se kuri asize avuze. Avuze. Avuze? Ase nyine ko turi kuganira bura waruzi ibyanjye na nyoko. Nicyo bishatse gusobanura muri. Ariko mfite n'ikindi kibazo. Ako si ibyo bibazo byawe. Ese wanditse makuru. Waburaye? Oya. Sinabazaniye ibiro 5 by'inyama mu kanya. None se. Litiro 5 z'amata numaze kuziba. Ariko reka umwana kubaze. Bundi ko numva uri muramutanga. Reka avuge wimujijisha. Vuga rata mwana wavuga. Ubwo vuga cyane mbyumve. Ko numvishe ngo baho inzovu zirwaniye ibyatsi biharenganira byo bisobanuye. Reka mbigusubize rata. Nimwege mutumenza bw'ibi. Oya reka. Je namwe nongera kumwe. Bireke. Ubundi se kabiri kangahe ndakumenyereye. Mwana wanjye reka musobanurire. Ubwo uzi ikintu bishatse kuvuga. Nako nongeye naswe dora turwana. Oya ariko reka mvuge we ugeze ubona nkubuza. Ubona ukuntu njye naswe turwana. Buriya nimwe muharenganira. Kanabwirirwa. Nimwe byatsi. Twe turi inzovu rero twebwe turwana mukarengana. Uri kubyumva? Nyine nimuzongere kurwana. Dore sko ni urwana. Aha ni mugira amatiku. Hari inzara ufite? Ngiye ngusaba ikintu. Ngakinsabe numva. Sinzongere wenda kubona muri karagati mwari mwiza. Ariko wa mwana nubwo nazongera kuyoba kubera ngenda nayo masha. Wagira ngo nizamagabo nashatse. Bako zamagabo. Abagabo baragwira ukiriye narariguye. Reka ninywera mu mbabare. Inywa ha. Reka nanigendera aho. Genda. Ahanga havamo intambara. Ndakumenyere. Nuko nabakubita ngo Genda. Nani se namwahe. Nagutinka. Ngo ntabwo nyigukabanze tubirebe. Wowe nicyo cyana cyawe nako cyanjye nawe. Do muzambona. Mana telefone yanjye nigende. Nani se ningiza kazaga nenge byasibiranga. Ndamari mu mukira. Genda. Cya giti cyacu bagitembe rero umuntu yazaga kifatiramo furi. Yewe nagikunda gashaho. Nta kundi nyine twiyegamira hangano wese kuri yabagitemye. Twiyegamira. Aha. Ariko mbega umuyobozi uzi bagiye kuzihirika. Badufatiye mbarigwe. Oya rwose ni ikishi. Uzi ko ari utwana Salomo. Neza. Ako se sheri wawe mufatiye izihe ngamba? Sheri se? Nuko ujya ku murenge. Hewe nanjye ndabona ariko bizagenda nabwo reka mpamagare sheri. Reka muhamagare. Mubwira aho tuzahurira tubiganire kuko ndabona nta kundi. Muhamagare rwose. Alo sheri? Alo? Umeze ute bebe? Meze neza. Sheri ndagukumbuye ubyumve rwose. Sheri yambi rwose. Yambi urukumbuzi rwari rwinshi. Kumaze iminsi se waranyanze
sha ntago ari ugukwanga konti yawe ndaje nyigukemurire ni ukuvuga ngo hari ahantu napanze ko tuzahurira tukaganira cyiza rwose kuko narebye kuza mu rugo mba mfite akazi kenshi hari n'igihe wajya kumva barampamagaye turi kuganira ubwo tuzabisubiramo sibyo sheri yego ngo nzi kuri gashuhe ahubwo nzaguherekeza se reka ubu ngiye gutera n'imyenda rugwiro ndabizi uri gafifi neza nta kintu nigiye ariko nzagenda nzamwemeza sha cenga we urabizi se tugende tugende komera rugwiro Sharasha. reka nicare Hako ubundi wowe warasaze. use wampaye nk'isomero Hako inywa inzoga. akuranye bagiye mu kabari reko se nawe uba wasinze cyane Zavuga ngo rugwiro mura rero ikingenza yewe narenje kugutira imyenda iki urakaye subira kwaye cyo kuba ndogutira imyenda nk'umuvandimwe n'umugabo atira imyenda. shawa mukobwa ngeze kubuce Amagambo mbwiye ahisa ntera icyaka gusubiza agacuma kanje. Ndisubiza se. sugo Ego nta kama. kintu na asu Makenga bite makenga. muraho Ndeba rugwi ndeba. Raka kagatenge. Kagatenge se n'ibigomba. Irwose rero. Igerageza nyine bagize nka ibyo bintu n'ibya kera. Ariko ndi umugore. Umugore? Umugore se shawo. Ese makenga ko ntari mu rutsanaje gukora iki? Makenga ibintu ambwiye rwose ntago ari ibyina. Akubwiye ngo iki? Make uvuze ngo iki? Nabivuga nyine nabisubiremo. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Nsubiriramo ibyo ubwiye rugwira. nyine narinje nje Kutavuga ariko makenga. narinje Navuge. nje use giye gusebera imbere y'umugore kwe ntiri imyenda Warantegeze. Uyo bakubaza ingamba urimo ukavuga isibo koko. none se kugiye kunywa inzoga kandi uhora asezeranyije mu makuta azongera kuzinywa. Ariko madamu nagira aho gushyiraho ibibazo by'umuryango iby'ingamba uriya muyobozi agendaho rwose. None se wandangiwe Murambi kubwiye se ugahita ucece kubaye. kuri gufotora umujura se shayo yiruka kugira ngo abareba sha